Nshuti bakunzi ba Erika TV Rwanda ngiye kubasuhuza mbaha n'ikaze. Muri aka kanya rero amakuru agezweho cyane ari gushyuha ku mbuga nkoranyambaga mu minota mikeya. AFC M23 yari ifite inama mu mujyi wa Bukavu ndetse bagerageza kuyikora biranarangira, abaturage bitabiriye ari benshi cyane ndetse cyane. Abayobozi batandukanye bavuze, Bertrand Bisimwa yavuze, igize icyo avuga, Nanga yavuze. Noneho icyaje kuvugwa n'ubundi M23 yari ifite gahunda yo gushyiraho guverinoma nshyashya nk'uko yabikoze muri Goma ndetse no mu ntara ya Kivu Amajyaruguru no mu ntara ya Kivu Amajyepfo rero no mu mujyi wa Bukavu. M23 yari ifite gahunda yo gushyiraho abayobozi ndetse yari imaze kubitangaza n'inama irangiye, harimo bamaze kuba n'amatangazo bavuga ngo abiyemeza cyangwa bashaka kujya mu gisirikare cya M23 ni ba joining bakiri muri izo course, ariko nyine abayobozi barangije bamaze no gusezera bavuyeho. Hahise haba ikintu kidasanzwe, amabomba araturika, abaturage barahakomerekera, abandi bashobora kuba bahari n'abapfuye. Navuze byinshi reka mbereka amavideo mwirebere ndetse muniyumvire uko byari bimeze bakunzi mu by'ukuri ba Erika TV Rwanda. Watu wanaanza kimbia kuplasi kama organizi kwa maende kuplasi kwa mitingi. Watu wanaisha Yesu wangu. Watu wanaisha. Watu maisha zile zinaenda Mungu. Watu wanaisha hata. Oui, c'est vrai. Pourquoi explosion ya grenade ku place tulikuwa ku meeting ilisha. Colonel Nanga alisema, Recteur Bisimwa alisema, wote walisema autorite wanaenda meeting inaisha. Kulikuwa kamikaze kamwe kalikuwa na bombe tu mule vile mule mfule kasanye autorite washaenda na pale vile wote washaenda ende na population kwa ingaki na cheza pale balikuwa biko naenda jarole kunani kule yulu juu basiwa kama ba volontaire ndio jarole mu armée kale kakatipeka kacha nani grenade mule vile kakakufa na wengine wakakufa wengine wakakimbia. Sisi tulikuwa pale ku place sasa tu meeting ilisha, ikaona cortege natoka na mimi nikatoka et c'était ça. C'était muzalendo kama hivi kama kalisirika nini kakapenda ka exploser. C'était ça. Haikuwa simu M23 ndio yenye bombarder watu, non, c'était muzalendo mmoja mwenye aliexploser. Bateye bombe ariko mitsingi irangiye n'abayobozi bagiye kuko bari baduhaye signal ngo tumanuke twese tugende. None kwa kundi bamwe bagiye mbere ngo tugiye muri cortege, kumva umuntu wari uyifite ni nkaho yari yatinya kuyirekura kuva mbere. Mitsingi irangiye mwele kavuyo walikuwa wanaita sasa wanataka kuya mu Kisuda, akakwasa mwenye nataba kuya ndani yari yayihishe mu gafuka k'injugu. Izi njugu kwa kundi bazishira mu mufuka ananiga rero kwikoresha, bari babiri zikabafubalia nono irabaturikana ubwabo n'abari bari ku ruhande rwabo, ariko twese turi amahoro, nta musirikare wakomeretse, nta mu autorite n'umwe yafashe.
umusirikare umwe nyine niyo nuza ari ama fragment ya kubise gutya kuri casque bakiyakira kwa vala casque antibale nta kibazo kibaye abantu bose baratashe umujyi uratekanye urumva ni muri aba ba FDLR bagiye bihisha nyine barishinda ni nk'aho bagize isoni. Bakunzi ba Erika TV Rwanda rero ngira ngo amashusho murayirebeye ndetse mubonye n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye mwanumvise n'abaturage bagiye babitangamo ubuhamya ngaho nguko nuko bimeze nuko birangiye gusa igikuba gisa n'icyacitse umujyi urasa naho abantu bafitemo ubwoba bikanga gusa kugeza iyi saha ntago abayobozi ba M23 baragira icyo batangaza kuri icyo gitero kibayeho by'ukuri gusa bisa naho hari uwo muzalendo cyangwa undi muntu utavuga rumwe na M23 wari wivanzemo birangira agiturikirijemo muri kumva ko washobora kuba amaze nawe kwitaba Imana kuko ngo yiturikirijeho igisasu kumwe byakunze kugira bivugwa hirya no hino cyane cyane mu barabo bintagondwa urumva ko nahanga ariko bimeze turaza kujya tubakurikirana rero turebe uko bimeze icyo twabona gishyashya twabagezaho ndabakunda cyane rero Imana ibampere umugisha ibahe byinshi mwifuza